Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikira ijambo ry'Imana muri kano kanya. Muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Tukaba turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Dusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni cya 14, turahera ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 6. Dusome. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo ubwe. Nk'uko tumaze gusoma ku murongo wa 4 w'iki gice, aravuga ngo kandi aho njya murahazi, inzira murayizi. Iyo uhereye hejuru gato ku murongo wa mbere w'icyo gice cya 14, usanga Yesu yaratangiye ahumuriza abigishwa be, ahumuriza abari bari kumwe nawe. Arababwira ati, ntimuhagarike imitima yanyu. Imana ishimwe. Mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana ishimwe cyane. Nibwo rero yakomeje avuga ariya magambo twasomye ati, kandi aho njya murahazi, inzira murayizi. Toma nawe ati, Databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Nuko Yesu niko kumusubiza ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Imana ishimwe cyane. Yesu rero ubwe niwe wabyivugiye ati, nijye nzira, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Bisobanuye ngo nta yindi nzira ihari yatugeza mu bwami bw'ijuru uretse kunyura kuri Yesu Kristo umwana w'Imana. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo waca he? Iyo ndirimbo njya nyibona no kuri YouTube. Aravuga ngo waca he? Niko indirimbo ye yitwa, waca he? Udahuye na Yesu waca he? Nta handi twanyura ngo tugere mu bwami bw'ijuru. Imana idufashe cyane. Nta yindi nzira ihari uretse Yesu Kristo umwana w'Imana, nk'uko ubwo we yabyivugiye akavuga ngo nijye nzira, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana habamo indirimbo, ni igitabo cy'ikinyarwanda cy'indirimbo zo gushimisha Imana n'iz'agakiza. Mu gice cy'izo gushimisha Imana, indirimbo yaho y'184, umuririmbyi yararimbye aravuga ngo, dore inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni iya Yesu n'umusaraba we. Imana ishimwe cyane. Yongeraho aravuga ngo, nimpusha inzira y'uwambambiwe, sinzahabona n'umucyo ubayo. Imana idufashe cyane. Nta yindi nzira ijyayo uretse Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Twirinde rero bene Data tudahusha inzira y'uwatubambiwe ari we Yesu Kristo, kuko ngo nituyihusha, niko yaririmbye, ngo ntabwo umuntu azabona mu bwami bw'ijuru
ndetse nta nubwo azabona umucyo ubayo. Imana idufashe cyane. Ageze ku nyikirizo rofure, mu inyikirizo yaho aravuga ngo nta yindi nzira tuzabona, ngo nta yiriho haba n'imwe, ngo ni ukuri inzira ijya mu ijuru n'iy'umusaraba. Kandi uwo musaraba yavugaga ni umusaraba wa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Igitero cyawo cya kabiri avuga ngo nushaka kwinjira hera cyane ukajya imbere y'Imana yera, uce mu nzira twaciriwe nshya, ni iy'amaraso y'umwami Yesu. Imana itugirire neza. Kuba Yesu Kristo rero yaraje mu isi akagirirwa nabi, akababazwa, agapfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba, akanamena amaraso ye kugira ngo twe dukire, ngo iyo niyo nzira nshya twaciriwe, ni iy'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Dore inzira rero ijya mu ijuru n'imwe, ni iya Yesu n'umusaraba we. Mbese ushaka kuzagera mu bwami bw'Imana? Mbese ushaka kuzabana n'Imana iteka ryose? Mbese ushaka kuzabona ubugingo buhoraho? Niba wifuza kuzagera mu bwami bw'ijuru, nta yindi nzira uzabona uretse iya Yesu Kristo. Yarabyivugiye aravuga ngo nijye nzira, yongeraho ngo n'ukuri n'ubugingo. Nubwo ubu nonaha twibanze ku nzira cyane, ariko yaravuze ngo nijye nzira, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Nta handi hantu twaca uretse kuri Yesu Kristo. Rero emerera Kristo Yesu. Niba utaramwakira, mwakire mu bugingo bwawe, mwakire mu buzima bwawe, kuko niwe uzakwinjiza, niwe uzaguha kugera mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Niwe nzira yonyine, nta yindi nzira ijya mu ijuru uretse iya Yesu Kristo n'umusaraba we. Imana ishimwe cyane. Abamwakiriye mumukomeze, mumugundire, mwirinde ko Satani yabanyaga agakiza mwakiriye, yabanyaga ibyo mwakiriye muri mwebwe, kugira ngo mutazahusha iyi nzira. Kandi abataramwakira nabo banyumva muri aka kanya, ndakubwira wowe utarakira umwami Yesu, wihane ibyaha byawe, umwakire, azature mu bugingo bwawe, hanyuma azakwinjiza no mu bwami bw'ijuru. Kuko ufite Kristo muri we aba afite n'ubugingo buhoraho, aba afite ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane.